inshuti z'Imana mukomere, Imana nikomeze ibane namwe muri iki gitondo ndavuga cyo ku cyumweru. Ngize umugisha rero mbonye abana bo mu karitsiye, ndavuga abasitari ba none ba kino gihe. Ngize umugisha rero nje kubabaza ukuntu abasitari babona abantu basenga, ukuntu abasitari babona ukuntu abantu basenga muri iyi minsi. Ngize umugisha rero murabona aba bantu turi kumwe nabo ni abasitari bakunda gukorera kuri TikTok, kuri Facebook baba bariho kandi bakunda n'ibintu bya interinete. Nje kuganira nabo rero, nje kubabaza ukuntu ibintu bijyanye no gusenga ku ma YouTube babibona, nje kuganira nabo ukuntu ibintu bijyanye n'ubusitari ku ma YouTube babibona ndetse n'ahantu hose. Nibyo rero nje kubabazaho ukuntu nabo iba bizera Yesu Kristo, ngaho ni mu batega amatwi kugira ngo twumve ukuntu bahamya Kristo mu busitari bwabo. Ngaho nimwumve ijwi ryabo, bagiye kubabwira ukuntu Yesu agira neza, bagiye kubabwira ukuntu muri iyi minsi igaragara nk'igoye bakagombye kujya bitwara, ntibababazanye ntibarakazanye, nk'abantu basenga nyine bagiye kubabwira ukuntu bakwitwara muri iyi minsi igoye. Ngaho rero nimubakire, dore ngabo. Murakoze. Jewe ibintu ndi kubona abantu basenga neza kuko isi iri mu irimbuka. Naho uri kubibona gute? Birarenze. Nkurikije inkuru mperutse kureba kuri interinete z'abantu bari kwikoresha, bari kwirongoza amacupa, uri kubona isi nyine iri kugera mu ihanukiro. Muri make ya minsi ya nyuma Bibiliya yatubwiriye iri kugenda iyagera nyine. Aho kugira umubare w'abakizwa wiyongera, ahubwo umubare w'abarimbuka niwo uri kwiyongera. Icyo ni cyo kibazo cy'urubyiruko rwa ino minsi. Ntabwo turi kumenya inzira z'ukuri uko bikwiye, ahubwo turi kugenda twigendera uko bishatse. Muri make ngo turi muri za viziyo, nyamara tukibagirwa umurimo w'Imana cyangwa se inzira y'Imana uko bikwiriye. Yego, nkurikije uko ibintu ndi kubibona cyangwa se inama nagira urubyiruko rugenzi rwanjye, ni uko twahanga amaso ku Uwiteka, ibindi byose tukabireka, ahubwo Imana yonyine tukayirekera imirimo yayo ikikorera, kubera ko twamenyeye amakuru y'uko ndi kwibuka iyo twagiye gusenga hari ijambo namerutse kumva ejo bundi. Yego, ijambo ryaramfashije cyane, ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaza inzaduka zitandukanye, abahanuzi b'ibinyoma. Yego, ababyeyi nyine ngo bazihakana abana babo, umugabo yihakana umugore we, kandi koko ino minsi yarageze. No simba uri kwifatira umwana w'umukobwa ukiyandarika kuri interinete, ubwo uri kumva uri guhesha agaciro ababyeyi bawe, ubwo si uri kumva uri guhesha Imana icyubahiro, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo icyo nabagira pe, turebe Uwiteka Imana gusa, kubera ko ari we ntumbero ya byose, ibindi tubyihorere. Ahubwo si wowe uri kubyumva nyine nk'uyu musitari nyine uyu nguyu ukunda kuba kuri TikTok. Tugize umugisha rero, we aravuze ngo ari kubona bino bihe bigoye, niwe dukomeje kubaza nk'inama yagira bagenzi b'abasitari bakorana kuri TikTok, cyane ko ngewe nkorera kuri YouTube, mba ku rubuga bita Izere Yesu, nawe agakorera kuri TikTok. Sinzi uko urubuga rwe rwita, ariko iyo ucatinze muri TikTok umubonaho bajya bakina utuntu tujyanye no kubyina, utuntu tw'imikino twinshi. N'uyu Amani twicaranye nawe akunda kujya gusenga. Ese nk'abasitari bagenzi bawe muri iyi minsi turi kubona, uri kubona weho wajya witwara gute nk'umusitari ukorera TikTok? Njye dore ukuntu nakitwara, ni ukwitwara neza, ntushyire ku mbuga mbese ibintu nga birabyi by'imbozabitsina. Yego, biriya uvuga biriya by'ukuntu abantu bari kwishiramo amacupa, biteye isoni buriya. Umusitari we tugize umugisha, we aratubwiye, aravuze ngo bari abantu bari kujya bafata ibintu by'amacupa barangiza bagashira mu bitsina byabo, ntabwo ari byo, ni ukwisebya. Ngakomeza ikiganiro. Njye rero icyo nababwira, kujya murashyiraho utuntu twiza, apana gushyiraho bya bindi byo kwiyandarika. Ariko si ubundi ibyo ngibyo turetse byo kwiyandarika, Yego, twebwe dukora ibintu bya danse modeli. Yego, ibintu bya danse modeli. Uri kumva ko danse modeli, si byo? Danse modeli ni nk'aho twavuga mu kigo runaka, ni impano y'umuntu cyangwa se ni mu buryo bwo kugira ute bwo gukora siporo.
hari uburyo rero utakwiyandarika ahubwo ugakora iki siporo cyangwa ukibwira datse modeli njye inama nabagira umva wa mukobwa uri kwiyandarika umva nawe wa musore we sinzi ukuntu uri kwifata kuri tiktok icyo twakubwira inama babuze ushaka abaforowazi cyangwa ushaka marayike ngo ni uko wiyandarika yego we ahubwo wowe icyo nakubwira pe ibintu byawe witeka imana yabihaye umugisha nta cyatuma amena niyo mpamvu ari kumwe na bene data buriya tujya dukorera kuri tiktok ya heriboy ya heriboy 24 icyo wagira tubona gake gakeya watubura kuri heriboy ukatubona kuri mani irumvasha gusa nyine izo mbuga zo tuzikorera kuri tiktok tu ikirenze kuri ibyo cyo nababwira bagenzi banjye mukora kuri interinete urubuga rwayo rwose facebook wabacyandi kubagira inama nk'inshuti zanjye mugendere mu nzira y'Imana uko bikwiye mureke kwishimishwa n'iby'isi ahubwo mwebwe muhanga amaso ku Uwiteka kubera ko ibintu byose by'ukeneye birimo Uwiteka ijambo ry'Imana yasomye rirambwira ati warasenze uburiki ko kwa Yesu ibintu byose bihari ahubwo urekere iki Uwiteka Imana imirimo yayo yikorera yego icyo navuga rero n'abantu bene data twayifashe tubona iyi si yacu iri kugenda aho kugira igabanye ibintu by'imico mibi buriya kera narabikundaga cyane nta mukobwa wagendaga mu muhanda yambaye meni ubu ngubu asigana yambara ikarisa akagenda munyumvire we ugasanga ni ibintu biteye isoni ugasanga muri make nyine n'abasore nabo muri kubarenganya abasore ubundi nta kuntu umukobwa wamwiyandarikaho gutyo usanga umuhungu washoboye kuyifata ugasanga n'intuza baragize ariko twebwe izo mbuga kugira tuzikorereho tuzikora turi gushyiraho ibintu byiza yego danse modeli mbese turi gushyiraho ibintu byibonekeye ngibyo ngo gushyiraho ngo abantu bari mbese bambaye ubusa wacu twebwe tubikora turi kuvuga ati twambaye neza turi kuvuga ati twikwije mbese noneho rero tugize umugisha rero uyu nguyu yakomeje avuga ati rwose umuntu agomba kujya ku rubuga nkoranyambaga akajyaho ameze neza akajyaho atari gushyiraho ibintu bikojeje isoni yego akajya ari umuntu ugira usenga noneho rero bavandimwe nshuti mukurikirana urubuga Izere Yesu nari nje kuganira n'aba bahungu aba ni abana bakorera kuri tiktok nanjye nkaba nkorera ku rubuga bita Izere Yesu muraza gukurikira ibi biganiro ku rubuga rwacu rwitwa Izere Yesu nuko twari tugize umugisha tukabona abasitari babuza n'abasitari bakuze banabagira inama bakababwira ati ko muba mumaze guca akenge nk'ibintu byo kugira ngo mwishyiremo amacupa ayo ni amafaranga muba muri gushaka cyangwa ni ukwikoza isoni ibyo bintu rwose mwagerageza kubireka n'Imana mutazatuma irakara ikaba yaduteza ibigeragezo ndavuga ibibazo rero uyu musitari agiye kugumya ababwira ukuntu abasitari bagenzi be bakagombye kujya bitwara rwose bakamera nk'abantu bari hejuru y'Imana bakagaragaza ko Imana ibahagaze hejuru ibintu byo kwishyiramo amacupa ibintu byo kunywa amatabi ku ma TikTok ibintu byo kujya kuri TikTok wasinze ibintu byo kujya kuri internet wasinze ukabivamo ngaho rero agiye kubabwira ubundi dusoze dore rero twebwe abasitari hari abambara bakikwiza ariko hari abambara bakarenga inkombe kwa kundi kwambara nabi cyangwa si ukambara igicitse mu kibuno ngo niki ngo ni ubusitari kandi uri kwiyandagaza ujyagira urambara ibintu bigeze ku maguru hose nubwo nayo nambaye deshire ariko nambaye deshire zigeze ku mavi gusa ntabwo nambaye zigeze ku kibuno yego rero ngaho twari turigira neza mbese tukagenda mbese tumeze nk'abasitari ariko tutiyandagaje ariko Imana ngende kubona tugeze mu irimbuka ariko twakifata neza tukareba ukuntu ibintu byaba bimeze tukamera neza ariko ngawe watubwira ngiye ikintu nababwira rero urabona hari igihe ubona nk'umuntu w'umugabo yambaye ipantaro wagira ngo yayineyemo ibyo bya bindi by'abasitari tujya tuvuga yego bya bindi by'abasitari ibyo nibyo ndi kuvuga nanjye ukibaza se uyu ni umuntu muzima cyangwa ni umusazi ngo yamanuye ngo buci kopanga ari kugenda ngo pocket ibyo bintu babiveho yego ngaho rero nawe buriya njyewe biriya ipantaro yayineyemo njye burajya mfatira urugero kuri Titi Brown yego Titi Brown ni umusitari ariko ni ikompli yego agenda yikwishe umwenda umeze neza yego so kugira ngo ushimishe abafana si ukwiyandarika ngo wambare ubusa cyangwa se nk'ipantaro igeze mu mavi ahubwo wowe ese uri kuyambara ngo igire mu mavi urinde ushaka kwemeza abandi ese ubundi ushaka iki
washaka iby'isi ejo ukazapfa ukabisiga yego uri umugabo rwose washaka iby'isi ejo ukagenda abandi bakabisigarana. ahubwo icyiza wowe nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubibira mu mubiri ugasarura kubora ngo ariko wabibira mu mwuka ngo ugasarura ubugingo bugira ute buhora. Yego njyewe icyo nababwira ngo rero bene data tureke gushaka iby'umubiri by'inyungu zacu za kano kanya, yego ahubwo turebe ati ejo hacu hazaba hameze ute, ese umwana nzabyara we azavuka ameze ute. yego hari umuntu wambwiye ngo yobora umwana inzira nziza akiri mutoya. nimba nta nzira rero utangiye gufata ukiri mutoya, sinzi ngo nubyara ngo uzaba ufite izihe nzira. ese uwo mwana uzamuheza ubuhe burere? azanyura ahantu bamubwira ati siko yifataga gutya. ese undi we nk'umusitari nyine uri kumva, yego umwana we nawe azaba umusitari, umugore wawe umustarikazi, ariko si ubundi birajogamye kabisa, birajogamye. tegurira umwana wawe inzira nziza, agera anyura ahantu avuga ati siko yari umuntu mwiza, yarambaraga akikwiza. mbese nyine ibintu byose ubu ngubu ntangiye kubona mbese bizinesi yose iba ku isi itarimo Imana, iyo bizinesi rwose nta kimaze. yego tugize umugisha rero rwose, nakomeje mvuga ngo tugize umugisha nk'iyo tubonye aba bana b'abasitari baba batangira ubusitari bakiri batoya, bakazamuka bavuze ko Imana ariyo yaguhesha umugisha, bazi ko Imana ariyo yakugirira neza, bazi ko Imana ariyo yagutabara. turanezererwa cyane. niyo mpamvu rero twari tuje ahangaha mw'iki kibaya, ndavuga mw'uyu mucaca mwiza umeze neza cyane hafi ya kaburimbo. twari tuje kuganira n'aba basitari bakiri batoya bari kugenda bakorera ku mbuga, tubashishikariza yuko mu bintu byose bakagombye kumenya ko Yesu Kristo ari we utanga umugisha mu bintu byose, haba abasitari, haba abahanzi, haba ndetse n'abasobanura za filime, bakamenya ko ibintu byose ari Yesu Kristo ubitanga. ngaho umusitari rero wakoreraga kuri TikTok afiteho ibintu bareba, nawe rero reka twongere twumve ukuntu dukurikije ikiganiro dukoze, twumve ibyo agiye kuvuga, ubundi mu kanya gato dusoze. ngajye nk'ikintu navuga, twebwe nk'abasitari ni kwambara amakoti nga biriya bintu mbese by'abasaza. yego ariko twebwe ntitwagira ngo twambaye ibishati bicikaguritse wapi. yego ni ukujya wowe wikwije. natwe ndureba nguyu ashobora kujya kuri TikTok ameze utya, bakavuga ati uriya ni umurera, ngo bashaka bya bindi bicikaguritse kandi bicikaguritse ni ubura kwiyandagaza. yego rero nguyu musitari nawe yatubwira ukuntu ibintu bimeze. mubwire nk'umuntu uri gukorera TikTok, twanenze kiriya kintu cyo kwishyiramo amacupa, umva na biriya bintu byo kwambara ipantaro ukagira ngo ipantaro wayineyemo, biriya bintu rwose ntabwo ari byo. igihe turi kwinjiramo ntabwo ari cyo cyakagombye kwambara kuriya ngo uri gushaka amafaranga. nk'uko uyu nguyu yahereye aravuga ati ngo amafaranga urayashakisha, ariko igihe cyagera ugapfa ukayasiga. rero ntabwo twapfa turi kwisebya gutyo, ahubwo tugomba gupfa turi abagabo. ugasanga umuntu w'umugabo yambaye cya bucikopa kiri kugenda wagira yakineyemo, wagira yasizemo ibibyi. ahubwo tujye turambara neza, tuyizamure. niyo twanayigeze umuhanda ashizemo umukandara bakanakubona. uko ndi kubyumva ibyo bagenzi bacu bavuze ni byiza pe, ariko nanone pe turacyanenga abantu bari kwigira abasitari, cyangwa se natwe turi mu nzira zo kuzaba abasitari. wasa dufite intumbero yo kuzasimbura Titi Brown mu gihe kizaza, ariko nyine Titi Brown nimba tuzamusimbura we niyihe mico myiza ari kudusigira? icyo kintu nicyo turi kurebaho cyane. ese nimba uri kwifata gutyo, niyihe mico uri gusigira umwana wawe uzabyara? nicyo kintu ngende gutindaho cyane. icyo nababwira pe, ngiye nshikamyeho nandi kubwira abavandimwe banjye b'abasitari dukorera TikTok, inshuti zanjye dukorera kuri TikTok, icyo nababwira cyo ni kimwe. yego nuko bizinesi yose wakora nuko wayirekera iki? Uwiteka kubera ko niho hari byose twifuza. dukunda kubyina danse modeli yacu pe, twatangiye turi abana batoya cyane, ariko ubu ngubu tumaze kugera ku rwego buri umwe wese yishimira. naho ndashaka kubwira abantu uti ibintu byose, ubundi hari umuntu wambwiye ngo kuba umusitari ni ukunywa inzoga cyangwa se kugira ute. ibyo ntabwo ari byo busitari, ahubwo ubusitari ni ukureba ati ese muri kano ka mwanya mpagaze nkora iki? ubusitari ntabwo ari ukugenda ukinjira mu rugo ahantu ukiba, cyangwa se ukiyahuza itabi cyangwa kwiyahuza inzoga.
oya ntabwo ari bwo busitari ubusitari ni ukuba ubundi iba nk'umuntu utijena uri no siterese ukora ibintu byawe bitunganye neza kandi bifite agasuku urebe ukuntu amaviyuzi n'amarayike bizizana utiriwe uriyandarika. murakoze rero atubwiye yuko rwose kuba umusitari atari ibintu byo kwisebya noneho mwajya kumva wenda mukagira ngo nizinze mu magambo iyo turi kuganira abantu baba baza kutureba ibyo turi kuvuga twewe ntago tuvuga ibintu bibi tuvuga ibintu bijyanye no gusenga tukavuga ibintu bijyanye no kugira ngo abantu iba bitwaraga nabi muri gahunda zabo bitware neza cyane ko nk'abana aribo bakunda kuza kutureba tubwira n'abana